ibyo tuvuga niba tubihagazemo neza tugiye kubona ingaruka yabyo mbi cyangwa nziza. Tugiye guhamya Imana mu ruhame niba twize ko ariyo yadutumye. Iri shungura turimo bakaba abagenzi rirasiga rigaragaje umuntu. Dore baratubwira ngo murame mudatsirura, duhamanije n'ijuru twebwe turatsirura. Nimwatubuza kuvuga ko azagaruka ngo tubiceceke, dufite imbaraga idutera kubivuga tudatinya. Nitwamera nk'aba basirikare bahawe ifeza maze bakabiceceka, Mariya Magadalena na Mariya wundi bakabivuga. Iyo nama ya Pasika yo mu muryango wa Yuda niyo duhamya n'ubu n'iteka ryose irakomeye. Abamoni n'abamowabu n'abamenimu benda kwigabiza ubwoko bw'Imana ntibyakunze. Ntiyakoraga icyo gihe na n'ubu iri hagati muri twebwe. Ntabwo Imana nayo izakomeza kureba abagenzi, izaziturwanira uruheruka. Dore baratubwira ngo murame mudatsirura, duhamanije n'ijuru twebwe turatsirura. Nimwatubuza kuvuga ko azagaruka ngo tubiceceke, dufite imbaraga idutera kubivuga tudatinya. Nitwamera nk'aba basirikare bahawe ifeza maze bakabiceceka, Mariya Magadalena na Mariya wundi bakabivuga. Iyo nama ya Pasika yo mu muryango wa Yuda niyo duhamya n'ubu n'iteka ryose irakomeye. Twambuke turatashye, hakurya ndahabona ururembo ruteramo ibishashi. Ndabarahiye abazabona ku mwanzi Satani bazaruturamo banezerewe. Bazahora batembera ururembo bava ku nyanja bagana ku yindi, bambaye amakamba arabagirana bazaruturamo banezerewe. Nubwo tugeze ku nkengero Yorodani nayo ikarushaho gusura, abafitanye ibanga n'umusare mubanguke twambuke turatashye, hakurya ndahabona ururembo ruteramo ibishashi. Ndabarahiye abazabona ku mwanzi Satani bazaruturamo banezerewe. Bazahora batembera ururembo bava ku nyanja bagana ku yindi, bambaye amakamba arabagirana bazaruturamo banezerewe. Bazahora batembera ururembo bava ku nyanja bagana ku yindi, bambaye amakamba arabagirana bazaruturamo banezerewe. Bazaruturamo banezerewe.
bazaruturamo banezerewe, bazaruturamo banezerewe. Agatsiko gato kari mu kuri gakomeza amategeko y'Imana, kazarwanwa kandi karenganywe, babatwika babamba ku misaraba, ariko ntuzagamburuzwe n'ayo magorwa, uzarinda upfugira bya Yesu wanesheje. Ubwo inama z'isi zirimo zifata imyanzuro y'uko ubukungu bwagaruka mu isi yose, bugiye kuryozwa amahoro isi yabuze, ariko mu by'umwete nshuti ntimubiryangwe. Abimenyereje imico y'uwera, bakiga mu ishuri nk'iryo yizemo, ejo bundi bagiye kubona bari mu bihome abandi mu mavumo, uburakari bw'ijuru bwo nyine nibwo gusa buzatabara abera bacike ku ngoyi. Ubwo inama z'isi zirimo zifata imyanzuro y'uko ubukungu bwagaruka mu isi yose, bugiye kuryozwa amahoro isi yabuze, ariko mu by'umwete nshuti ntimubiryangwe. Izo mbabare zisunze umukiza, zishakashaka izahabu yahishwe, zizavuga ziti mutwereke, mujyanizwe aho twe tunyuranije, n'ukuri kwanditswe mu gitabo cyera, ariko gutabarwa kuzoherezwa n'ijuru. Ubwo inama z'isi zirimo zifata imyanzuro y'uko ubukungu bwagaruka mu isi yose, bugiye kuryozwa amahoro isi yabuze, ariko mu by'umwete nshuti ntimubiryangwe. abera bazava iyo gihera, abandi bava iyo giterwa inkingi, bose bazateranira hamwe, bavuga uko Imana ibarokwa y'isi, kuko basangiye imibabaro na Yesu, bazasangira ibyera mu bwami bw'ijuru. Ubwo inama z'isi zirimo zifata imyanzuro y'uko ubukungu bwagaruka mu isi yose, bugiye kuryozwa amahoro isi yabuze, ariko mu by'umwete nshuti ntimubiryangwe. Ubwo inama z'isi zirimo zifata imyanzuro y'uko ubukungu bwagaruka mu isi yose, bugiye kuryozwa amahoro isi yabuze, ariko mu by'umwete nshuti ntimubiryangwe. Bugiye kuryozwa amahoro isi yabuze, ariko mu by'umwete nshuti ntimubiryangwe.
yaribyemeye yagira ngo Ayineya nawe akunda byungukiremo yaramaze imyaka 8 aremaye atagenda Ayineya maze ahura na Petero umukozi w'Imana umuvugir'Imana maze aramwegera amubwira mu ijwi rituje riturutse ubutware ati haguruka ufate uburiri bwawe ahagurukana ingufu mu butware bw'uwamukijije ashimira Yehova ashimira imbabazi umuzahuye amagarwa Yopa ageze asanga imiborogo y'agahinda abagore bafite intimba kubw'umubyeyi wari ubakuwemo Tabita yarishije abantu we Petero bimugera ahantu bari imyambaro Tabita yatuboheye none arasinziriye uwamudusubiza uwamugarura none sagabwa icyubahiro yakongera agakora ibirenze bitubona mu kirorero cy'Iyopa imiborogo ikagenda nkombe Petero arabarinda Petero abigizayo bose agereka kubabwira ngo nibasohoke asigarana n'intumbi ya Tabita gusa amuhamagara ngo ijwi gifitiye ubushobozi umubyeyi araranganya amaso maze azukira mu butware bw'umuhamagaye dushima Imana yemeye kumuzura dore uko yongeye kuba muzima dushima Imana yemeye kumuzura dore uko yongeye kuba muzima cyabereye kwa Tabita umuntu w'Imana amaze kumuzura kiratwereka icyabera bazakorera i Kanaani kiratwereka tugeze ku nyanja ibirahure binyereka ubwiza nawe icyo gihe ijuru ryose rizazimagizwa n'indirimbo abera batambuka kuri defile biyereka mu rugo rwa Mana abera batambuka kuri defile biyereka mu rugo rwa Mana abera batambuka kuri defile biyereka mu rugo rwa Mana Tabita umuntu w'Imana hoberane na Petero icyubahiro tugiye Yesu watsinze unyereke umusaraba mukiza unyambutse igikombe cy'urupfu gishisha na Yesu ndaje unyoze mu maraso yawe ayo waseseye Golgota unyereke umusaraba mukiza unyambutse igikombe cy'urupfu gishisha na Yesu ndaje unyoze mu maraso yawe
wasese igorogota. umutwaro urushaho kumvuna, inzara yo nayirandembeje, nta byiringiro namba gifite, nabuze aho nabonera ubufasha. unyereke umusaraba mukiza, unyambutse igikombe cy'urupfu gishisha na Yesu ndaje, unyoze mu maraso yawe ayo wasese igorogota. aho nyura ntihagaragara, ugarijwe n'ibiteye ubwoba, mbonye ishyano kuko ngiye gupfa, nyikoreye uyu mutwaro ushengura. Reba Yesu uko yakumanikiwe, ateza amaboko ngo akwakire, wivunika wumva ijwi rye rituje riguhumuriza, mwana wanjye ntabwo ukirimbutse. Reba Yesu uko yakumanikiwe, ateza amaboko ngo akwakire, wivunika wumva ijwi rye rituje